buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare, nashatse ko bajyamo ari batatu kuko bafite ari abahungu, ariko umwe arananira avuga ko atabishaka. Bombi narabegereye ndabinginga nabwo ariko mwebwe shaho, ariko impamvu nayo ndayibabwiraga. Okay, so bamaze gukura abahungu ndababwira babiri rwose bo barabikunda barabishaka ko bazajyayo. Undi niwe wavuze yabigiyemo ntabwo atari ko ntabwo bijyanye numva nshaka kumera, ndavuga nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Ntabwo ese urashaka gukora iki? Ati jyewe ati ndashaka gukora amafaranga. Ati nindangiza kwiga nzajya muri business. Arangije aranyurira ngo mwebwe ngo n'abasore bandi barumuna be, ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga. Ati ndashaka kuzabatunga, ati reka njye muri ibyo, mwe mujye mu byo mushaka namwe, ati tuzabona. So babiri bajya mu gisirikare, ndetse nari nabanje kubabuza ndababwira ngo babanze bige, bari barangije digiri ya mbere, babwira ngo bakore masters, hanyuma muzabone. Baravuga ngo ya mureka babanze bajye bakiri bato, twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga, bati dushobora gukorera izo masters mu gisirikare. Ndabemerera, kandi numvise wakurikira inzira nanyuzemo n'ubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye. So ariko rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo nababwiraga, ariko abana b'abandi twose twakuranye twarwanye ku rugamba n'iki, namwe so kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese, harimo n'abanjye, akwiye kuba icyo ashaka kuba, agakora icyo ashaka kuba. Icyo mvuga rero ni uko uwo mukobwa ngo uzagira perezida, ntabwo nagira umuntu perezida, ntibibaho, ntabwo byakunda, wenda nawe ntanabishaka. Ibyo ubwo ni politiki iri aho